reka ngusuhuze neza kandi nguhe ikaze ubuntu bw'Imana n'urukundo rwayo bibe ku buzima bwawe. Ngewe nitwa Prince Robert, umuhungu w'Imana. Abanyarwanda, abarundi n'abandi bose bavuga ururimi mvuga rwo mu ijuru. Iyo mvuze ururimi mvuga ntabwo ari Ikinyarwanda, kuko Ikinyarwanda buriya hari abantu bakizi Didier, ariko abantu bumva ururimi rw'ubwami bw'Imana nibo mbahaye ikaze. Mukore subscribe cyangwa se abantu baba mu mukumbi mutoya. Urabizi ko ndi umushumba, ndi intumwa y'ubutumwa bwiza mu mukumbi mutoya. Iki Imana yanshyiriyeho kugira ngo mfashe n'abandi bera bagenzi banjye dukomeze twubaka ubwami bw'Imana. Niyo mpamvu mba nagutumiye kugira ngo tuganire. Ndakwakiriye rero, abantu bamaze kumenyera hano kuri Prince Robert. Ntabwo kiri umusangwa, ntabwo kiri umushyitsi, uri umusangwa rwose. Hanyuma ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Tubaye tubifurije n'ibihe byiza, mukomeze kubakwa no gufashwa. Ikiganiro duherutse gukora igihe nari nkigera mu Rwagasabo hano Kigali, hari benshi bambwiye yuko bari guhembuka, bari kuva mu rujijo, bivuga ngo iyi ministry Imana irushaho kuyagurira imbago kandi yisapotinge n'abashaka gukanda akanyenyeri bajye bagushigikira, ntacyo bitwaye. Nta kintu byabatwara. Dore ko nanse n'igitabo cyitwa Ubwiru bw'Agakiza mu buzima bw'umukristo. Abazashaka kunshigikira bazangureho, ntacyo bitwaye. Aho waba uri hose nakikugezaho, kuko social media yarabyoroheje mu buryo bufatika, cyangwa ngohereza PDF yacyo. Iki gitabo ni igitabo kirimo ubwiru pe bukomeye, kandi ikiri aho ngaho cyitwa Ubwiru bw'Agakiza mu buzima bw'umukristo, The Mystery of Salvation in Christianity, fumbo la wokovu katika maisha ya Ukristo, Mystère du Salut da Christianisme, cyangwa mu buzima bw'umukristo. Amen. Rero izo ndimi uko ari enye, Igifaransa, Icyongereza, Igiswahili n'Ikinyarwanda, icyo gitabo kirahari. Hari abakinguzeho, ahubwo n'ababashe kugisoma ndabasa muzashira commentaire mutera abandi kukigura, kuko urabona iyo umuntu yakiguza akakicarana ntacyo kimumarira. Byaruta ni nko kugura telefone ntuyikoreshe. Rero ni byiza yuko niba ufite Bibiliya ntibe gusoza umuhango, yitunga ariko unayisoma. Hanyuma tujye muri gahunda nyamukuru ubutumwa turi butambutse, tubanze tunashima Imana. Amanzi dushyira imbere y'Imana tuganire. Data, mu izina rya Kristo Yesu umwana w'intama w'Imana, tugusha yuko Uwiteka wabanye natwe kandi ukomeje kubana natwe. Nyemerera ntaba ari twe, ahubwo icyuho cyawe Data kirushaho kugaragara hano. Iki kiganiro cyangwa buno butumwa ngiye gutambutsa yuko dufite igicu cy'abahamya badukikije, reka natwe duhinduke natwe igicu cy'abahamya mu gihe cya none, no mu gihe tutakiri mu mubiri mwami tuzajoininga igicu cy'abahamya batubanjirije, kugira ngo Kristo twandike legacy izatuma Uwiteka urushaho guhembura ubuzima bwa benshi. Ibi nzandiko za Paulo hari abari kuzikirizwamo, kuko Paulo agenda mu gicu cy'abahamya. Hari abatubanjirije, iyo twumva ku butumwa bwabo, ubuhamya bwabo burongera bukadutera gukizwa neza no guhinduka bito n'ubuhamya bagize, babaye igicu cy'abahamya. Natwe tujye kuba ku ijambo kuba igicu cy'abahamya, kuba igicu cy'umuhamya, ku buryo tudatoha gusa, ahubwo dutoha n'imbuto, kuko ubuhamya ni imbuto twera kuruta gutoha kw'Imana. Nyamira Uwiteka ubane natwe. Ubutumwa ndi butambutse ni ubuhanuzi, nanone ni ubutumwa buri bubasha kubaka ubwami bwa Kristo mu mitima y'abantu benshi bagiye basenyuka bitewe n'inyigisho nyinshi z'ubuyobozi zitandukanye. Nyemera Uwiteka uvugire mu kanwa kanjye, uvuge mu kanwa ka Robert Prince, uvuge mu kanwa ka Didier, mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze kuko ugiye kuba natwe, kandi ibihe byiza yuko ukomeje kubiduha, n'abandi bibahe bari hakurya no hino, ni mwiza rya Kristo Yesu umwami. Amen. Amen, amen. Hanyuma Didier, impamvu nifuje ko tuganira iri jambo rivuga ngo tuvuge iki ubwo tugoswe n'ibihamya by'abera benshi batubanjirije, nifuje ko turiganira kubera izihe mpamvu. Nabonye umuprofeti umwe hano muri Kigali, ubona ari igiti gitohagiye kabisa pe, aratoshye pe, aratoshye, ni ngombwa ngo aratoshye, yaba ku mubiri, yaba ku rurimi, yaba hakorera, aratoshye. Ariko nabonye umukobwa umwe avuga ati ariko kiriya giti narakibonye mbona kiratoshye, ngenda ngiye kureba ngo ndebe ko nakuraho imbuto nanjye ndye. Ngeze ahubwo kirandya, ngo yamuririye mu butayu. Asanga muri make nta mbuto yamusanze, ahubwo yamusanzeho indibu. Yego. Rero ndicara navuga ni uyu munsi tugiye kuganira iri jambo rivuga ngo tugoswe n'ibihamya by'abantu benshi. Tuvuga iki? Ese iyo bavuze ngo ibihamya by'abantu benshi bisobanura iki? Uri kumva ikindi cya kabiri, kubera iki dushobora kubona igiti gitoshye n'abakigana babonye ko gitoshye, ariko bagera bagasanga kimeze nka wa mutini Yesu yavuze ati narakwihanganira umwaka wa mbere, mwihanganira wa kabiri,
muhangane wa gatatu ariko noneho vumwa. uwo nguwo wari umutini warimwe mu muzabibu. Yego. Ni muri Luka 13:6 gusa kuba 9. Ubwo bwari n'ubuhanuzi naha mu minsi yashize. Yego. Mbwirwa ngo itorero rihawe amahirwe ya nyuma kuko ryihanganiwe nk'umutini warumbye. Yego. Uyu mutini wahawe ifumbire witabwaho nta kitakorewe. Mbese Imana yakoresheje abavugabutumwa, abahanuzi, abanyempano batandukanye kugira ngo abashe kugira ngo afumbire uyu mutini mu murima w'umuzabibu ngo were. Ariko uranga pe, uhabwa umwaka wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, uhabwa n'uwa kane wari ugiye gucibwa ngo utanyunyuza itaka ubusa. Hanyuma uwarimo awingingira ngo databuja uhereza amahirwe ya nyuma ahari wakwera. Yego. Hanyuma uhabwa amahirwe ya nyuma. Nari kuva Rubavu Gisenyi ngeze ku giti cy'inyoni hano muri Kigali, imvura yari yaguye, numva ijwi ririmba ngo mpa amahirwe ya nyuma. Ni indirimbo ya The Ben. Nibaza uburyo indirimbo iri kuririmbwa yise mu matwi yanjye. Myinshi iri kubyibaza, numva ijwi rimbwira ngo mbwirira itorero Didier ko ndihaye amahirwe ya nyuma kuko ndibona nk'umutini warumbiye mu murima muzabibu. Narawihanganiye, ubu ni umwaka wa nyuma. Bani magambo imyaka abatuma bari kubwirwa amagambo ni imitini. Ushobora gusanga wararumbye ku giti cyawe Robert, hari ruhande weza ariko urundi ruhande ukarumba. Rero aho ngayo Imana ivuga ngo igwa amahirwe ya nyuma, ubwo ni ukwera aho utabashije kwera. Aho wari umutini, iyo ni Luka 13:6 kuba 9, ni incamake y'ubwo butumwa. None uyu mutini wari uvuze wo Yesu yashatseho imbuto wari utoshye. Uyu nguyu ushushanya urugero rwizuzanye rw'uwo muntu wagiye gushaka uwo muprofete, kuko si byiza kubavuga mu zina, ariko abanyiri ubwite bahita biyumva. Ndaje tuvuge uburyo abantu batoha ariko nta mbuto. Tugende muri Luka Mariko 11. Yego. Ku murongo wa 12 bariho uhera. Mariko 11 umurongo wa 12, kanihute magere sibyo? Twumve uburyo Imana igenda. Hanyuma hano tugiye kwinjira muri profondeur, buri mukristo wese yigenzuye muri iki gihe, urebe waba utoshye cyangwa 11 umurongo wa kangahe? Kuri 12. Mariko 12. Mariko 11 hera ku murongo wa 12. Handitse ngo Yesu avuye igiti cy'umutini. Bukeye bwaho mu gitondo bamaze kuva i Betaniya, Yesu arasonza. Yego. Areba kure abona umutini uriho ibibabi. Yego. Arawegera ngo ahari yawubonaho imbuto. Nyamara ugezeho ntiyagira icyo abona keretse ibibabi byawo, kuko kitari igihe cyo kwera kw'imitini. Arawubwira ati umuntu ntakarye ku mbuto zawe iteka ryose. Abigishwa be barabyumva. Bagera i Yerusalemu, yinjira mu rusengero yubika umurongo wa kangahe wari ugezeho? 14. Umurongo wa 14 wari ugezeho. Itusimu kugera ku murongo wa 23 hera kuri 22. 22 Yesu arabaza ati mwizera Imana? Hera ku murongo wa 21. 21 Petero yibutse ibyawo arambwira ati mwigisha, dore wa mutini wawuvumye wumye. Wavumye wumye. Mani magambo umurongo ubanza hariya yarawuvumye. Barabayita bagenda, ariko wahise wuma icyo gihe. Mu kindi gice mu bundi butumwa bwiza bagira ngo ari ucyuvuma wahise wuma. Ariko bari yabo ntibabona yuko wumye. Yesu aravuga ngo ntuzugere kuribwa, wahise wuma. Barabo ntibabimenya. None bongeye kuhanyura aho ngaho. Rero niyo mpamvu ushatse ko uhera ku murongo wa 21. Sanga ngo usubiyemo 11. Yesu no bukeye bwaho mu gitondo kare bakigenda. Yego. Babona wa mutini wumye uhereye ku mizi. Yego. Petero yibutse ibyawo aramubwira ati mwigisha, dore wa mutini wavumye byarangiye wumye. Yego. Yesu arabasubiza ati mwizera Imana? Ndababwira ukuri yuko umuntu wese wabwira uyu musozi ati shinguka utabwe mu nyanja, ntashidikanye mu mutima we, yizeye yuko icyo avuze gikorwa yakibona. Ahangaha rero kuko tugiye gufata ubutumwa twahaye insanganyamatsiko yitwa ngo turi igicu cy'abahamya. Tureke kuba igicu cy'abahamya babi, tuba igicu cy'abahamya beza. Ku buryo nubwo waba utakiriho, Imana isigara ikwirata mu bantu bazima. Kuko Imana yavuze ngo ndi Imana ya Aburahamu, ibivuze ngo ikavuga ngo ndi Uwiteka, ndi Imana ya sogokuru wawe Aburahamu. Uzi icyo bishatse kuvuga? Aburahamu ari kuvugwa nk'umuntu ukiriho kandi yarapfuye. Mani magambo yanditswe amateka y'ubuhamya ku buryo Imana bitayiteye isoni kwitwa Imana yabo. Iyo bavuga ku ntwari zo kwizera mu Baheburayo 11 bavuga ngo Imana ntibitera isoni kwitwa Imana yabo, kuko bafite ubuhamya. Ni igicu cy'abahamya
batuzengurutse. igice cya 11 bavuga ngo intwari zo kwizera, igice cya 12 ngo ubwo dukozwe n'icyo gicu cy'abahamya, uzi ko ajya kurangiza akomerezaho igice cya 12 umurongo wa mbere, ubwo tugozwe n'igicu cy'abahamya. Abo bahamya rero gisoma umurongo wa mbere w'igice cya 12 cy'Abaheburayo, utamaze gusoma igice cya 11 birakugura kumenya abahamya bavuga abaribo. Bavuga nawe yuko na Rahabu warinda nawe yabaye mu gicu cy'abahamya. Yego. Bavugamo ba Samusoni, bavugamo, ariko ubuhamya bavuga mu buryo buri positive bwaho bagaragaje kwizera bagashobora kunesha n'amahanga n'ibiki. Ariko igikuru noneho hari abahamya b'umwihariko dushaka kuvugaho. Banditse amateka kugera ku rwego gukiranuka kwabo kwabashaga kubakiza badakeneye umucunguzi. Hajamo uwitwa Nowa, hakazamo uwitwa Daniel, hakazamo n'uwitwa Yobu. Aba ni abagabo batatu banditse amateka Bibiliya yongera ikabavugaho mu bantu bafite gukiranuka kubasha kubakiza, nta gukiranuka kwabo badasabye gucungura umwana w'umuntu. Noneho icyo ni urugero ndibuze kubafataho abo bagabo, kuba harimo Yobu, hakabamo Daniel, hakabamo na Nowa. Nowa mu gihe cyiwe yakiranutse kurusha abantu bose bo mu isi mu gihe cye. Daniel yari afite abandi bahamya ba Shadraka, Meshaki na Abedenego mu gihe cyiwe. We yaragiye arakiranuka arabadomina bigera ku rwego berimina bo ntibavugwa kandi nabo baranditse amateka. Ariko Daniel yaragiye aradomina ikirere cyabo, agira ubuhamya butuma yongera kugarukwamo muri liste y'abakiranutse mu gihe cyiwe kuruta abandi. Mbese tubare abantu batsinze muri credit bafite credits, hakana n'abatsindiye muri grade distinction. Rero noneho hakavugwa abahamya bafite grade distinction batagiye muri za credit za pasa. Rero Daniel mu gihe cyiwe cyaranutse kurusha abantu bo mu gihe cyiwe. Nubwo hari abandi bakiranutse ba Shadraka, Meshaki na Abedenego, Daniel aba umujokeri muri abo. Kuko ubona mu makarita hariho Bwana Seti, hakaba na jokeri. Rero hari abajokeri muri season bagiye babamo. Yego. Tugenda gusanga Nowa mu gihe cye biravuga ngo mutango igice cya 6 haraho ngo nuko ngo Nowa agira umushaka Uwiteka ko ari we wenyine wagaragaye ko akiranuka mu isi yose, ari we wenyine, niwe wenyine. Mani magambo ku manota ntago birivuga igipimo cyo gukiranuka kwiwe yagezeho. Ntago yakiranutse ku bwa Kristo cyangwa ku bw'amategeko, yakiranutse nkawe bitewe nuko hari urwego yagezeho yanga ibyaha, ariko agera ku rwego no mu ntege nkeya ziwe abona yuko akwiye kugira umwihariko. Imana irebye ibitekerezo by'abantu yicuza n'icyatumire mu muntu, ngo ariko Nowa wagiriye mugisha ku Uwiteka ngo kuko ari we wagaragaye wenyine mu isi yose ko ari ukiranutse. Ako Bibiliya ivuga ko na Enoki nawe byagenze gutya. Nyine Enoki we yarenze igipimo cy'abahamya, we agenda mu ijuru adapfuye. Uriya we turavuga abakiranutse bagasigara bavuga ko gukiranuka kwabo kurahagije. Mbese Imana igiye kurimbura bo yabibaretse. Kabati mwebwe mujye kurahagije. Nose ntuzi ko na Loti nawe cyaranukiye Sodoma muri Gomora. Nose arakiranutse cyane kurusha abandi. Ariko igomora niwe wari ufite amanota meza. Wasanga aratsinde muri 60%. Ari we mbese wakaba. Aho yari uwa mbere. Ariko noneho tugiye ubwo twari tubonye aba an excellence. Abantu bari excellence, sibyo? Yes. Abari noneho nyine abajokeri muri iyo degree. Urumva hano Nowa uriya gukiranuka kwa Loti kugereranywa kugaruka ufite lokale ya Sodoma na Gomora gusa. Muri iyo lokale gukiranuka kwa Nowa bisobanurire kugira ngo byumve neza nadukukiye babyumve neza. Tutavuga jokeri abantu bakumva jokeri nabi y'amakarita. Kera tukiga abantu bize mu gihe cyacu, muri generation zacu n'imbere yacu, ari ukuntu batangaga icyo bita grade mu masomo. Noneho abana ba mbere mu gihugu, urabona A ni ibanza, grade A. Iyi grade A bayihaga umuntu watsinze hagati 70 kugera kuri 90. Noneho kugera ku ijana. Oya, kuri 90. Noneho ufite 90 kugera ku ijana bashyiragaho akanyenyeri cyangwa se grade A+. Rero izo ntwari zo kwizera iyo garenze igipimo mfatirwaho cyane numva we yatsinze. Mbese agiye muri grade distinction, abandi bari muri distinction. Rero ababera cyangwa se izimfura zo kunesha zo gukiranuka banjaga banganya urwego. Urumva gukiranuka kwabo kwageranywaga n'igihe barimo. Imana niyo yagiye batangira ubuhamya. Burya Imana umuntu itatangiye ubuhamya ntiwahita ubikonfirima. Loti
Petero ariko mwandikaho yaravuze ngo umukiranutsi wahoraga ababariza umutima we kubwo kugira bari mu Sodomu n'Igomora areba ibyaha bibakorerwa agahorana agahinda. Loti yari afite gukiranuka agereranywa n'abari i Sodomu n'Igomora. Gukiranuka kwe kuragenda kurabaruta kumutera gukiza umuryango we, madamu niwe winaniwe ariko akiza abakobwa be. Mbese barebaga Loti niwagaragaye Loti bwo yari muri grand distinction mu bantu b'Isodomu n'Igomora, mbese niwagaragaye. Ariko urwego rwo ntabwo rwari urwo ku isi, kuko Aburahamu yari inshuti y'Imana kuruta Loti. Ndashaka ko Aburahamu yawurushaga amanota uriya, niyo mpamvu Aburahamu yingingiye abari muri Sodomu. Imana ngo kubw'abantu 50 Aburahamu we uri inshuti yanjye, ntacyo nakora ntabikubwiye, ariko ntigeze iganiriza Loti ngo ntago nabaribona ntabaje kukugisha inama, ariko bavuganye bano Aburahamu ari diguri yari ariho kwitwa inshuti y'Imana ruta Loti. Niyo mpamvu nshaka ko tuza gukorana ikiganiro cya kabiri. Ndashaka kugira ngo duhishure abantu mu isi y'umwijima aya magarade yo mu bwami bw'Imana. Buriya n'abantu bo mu isi y'umwijima bagira garade kugera kuri garade ya 33. Satani bosi wawe akavuga ati wowe uri inkoramutima yanjye, unzanira benshi, wamigiye benshi. Yego, hanyuma aho turi kumwe twagendanye. No tugende iki cyanswe tugisome bino bintu mbivugaho babyumve, kuko Nowa yari ku rwego rw'isi. Gukiranuka kwiwe biriwe ngo nuko Nowa agira ngo ushaka Uwiteka ko ari wagaragaye wenyine mu isi. Ubwo wabivuze nibukana na Sadurake na Meshake na Abedenego, nubwo bari abakiranutsi ariko ukuntu umwampereri wayoboraga isi icyo gihe Nebukadinezari yavuze ati mbabwire abantu baranyemeje ko Danieli ni inkoramutima yanjye, ndamukunda. Uri kumva mbese yageze ku rwego we arenga igipimo cyabo. Niyo mpamvu biri muzana Ezekiel yari umuhanuzi higeze azanwa muri list, kandi ari kubihabwaho amakuru. Oya, mu bakoze ibintu bidasanzwe na ba Eliya bari barimo, ariko bora ntibagize. Noneho tugende muri Ezekiel 14:14 era kuri 13 kuri 10. Mu isezerano rishya hari umuntu Yesu yahamirije, ariko Natanayeli yarimo avuga yuko ari umuyahudi utaryarya kandi atarakizwa. Bari magambo hari urwego yagezeho nawe yumva yanze kwishushanya, avuga ati njyewe, kandi yari yanapinze Yesu burya. Yaravuze ngo ntawakiave Nazareti kizima, wagira ngo ari gukritika Yesu. Yaravuze ashingiye ku buhamya afite Nazareti, yarakoze analize arabagenzura asanga Nazareti bafite ubuhamya bubi. Rero kumva ngo Yesu Kristo w'i Nazareti aravuga ngo i Nazareti nta buhamya, nta gico cy'umuhamya muzima nahakura. Rero ibyo mvuga nge mbihagazeho. Natanayeli abivuze uriya aravuga ngo uzaze umwirebere, none ngo tupfe kugenda. Yesu amurebye aravuga umugabo yabuze abahamya bagenzi be, niyo mpamvu ntabwo abikoze mu bubi, ahubwo ashingiye ku buhamya bw'i Nazareti. Ntabwo arazi yuko havayo Kristo uwo ba Mose bahanuye, ufite ubuhamya buzima burenga igipimo cy'abandi bahamya. Uyu utanga garade z'abahamya. None murebye ngo haleluya, ngo uzabona ibirutaho. Ngo dore umuyahudi w'ukuri utaryarya. Yego, ibaze kuba uri gupinga umuntu ngiye kukubwira ngo runaka ngo ngwino umurebe umuntu twemera, ngo umuntu muri kwemera njyewe ntago namwemera, ahantu aturuka ntabwo muzima. Ni nko kuvuga ngo muri Kampala abakozi b'Imana bazima, abanyarwanda bavi n'abafite abaturage bakagwiririya, nta mukozi w'Imana bava Kampala umunyarwanda bagatwa no kubona Didier mvuye mfite ubuhamya kandi araharindiye ubuhamya. Bino bigasa nkaho bitunguye umuntu ngo burya ntabapfira. Urumva nk'inaye Kigali hari karitsiye bita Nyamirambo, kwicara ukaza kuba ati Nyamirambo habonetse umuntu w'Imana w'umukiranutsi n'urugero nyine, cyangwa ufite ubuhamya bahita batisha nta muntu wava Nyamirambo pe. Uri kumva n'urugero. Yego. Noneho tumaze gushishurirwa, tubonye ko hari abahamya bagenda barutanwa kabisa. Na Yesu atanze urugero rwiza. Uri kumva aravuga ati rega mwigira impungenge, tureke kwa Natanayeli, mwigira impungenge namwe ubwanyu mufite kwizera. Mwabwira umusozi ukagira gute ukimuka. Nuko Yesu yarebaga kwizera kwabo akajya abona kurutanwa. Asanga kwabo kuri munsi y'akabuto ka Sinapi. We yanabwiye Yohana, kandi Yohana abizi ko yaramwemeraga. Ati Yohana reka nkubwize ukuri, mu bantu bose babyawe n'umugore ku isi, nawe Yohana nawe ari kwitana dizi, Yohana umubatiza, mu bantu bose babyawe n'umugore. Uri kumva nta muntu n'umwe ukuruta kabisa. Ariko umutoya mu bwami bw'Imana, ubyawe n'Imana mu gukizwa akabyarwa n'Imana, arakuruta. Ubu ngubu arakuruta. Bivuga ngo rero ari kumubwira ngo weho ugereranywa n'abakubanjirije batari mu bwami. Yego, abangaba tugushizeho ufite umwihariko baruta. Yes. Yohana bibuka yuko bivuga ngo yavutse yuzuye umwuka wera. Yego,
uwo nicyo kintu abanza kubarusha. Avutse yuzuye iki umwuka wera. Gabriel avuga ngo uwo ngo azuzura umwuka wera akiri mu nda nyina. Wabuze wamubatije mu mwuka wera igihe Yesu yahoberanaga na Bikira Mariya Elizabeth atwite inda ya Yesu, ntabwo yarayimazemo ukwezi kumwe, wera afite amezi 6 ko barutanwa mu mezi 6, bagihoberana bose bajya muri barazomena. Elizabeth ahita yuzura umwuka, Yohana yari yabanje kubatirizwamo na nyina profitiraho, ahita hanura ngo ndahiriwe kuko amaso yanjye abonye nyina w'umwami wanjye. Yatuza akanwa ko umwami utaravuka. Uruko ahita abihanura ngo nanjye ndahiriwe kuko nawe yawe nawe irahirwa. Iyo uruko Yohana bahise bakonectinga uko kuba nyamunda kuvuga ngo batangiye gukora communication cyangwa no kwandikiranwa abandi bantu batazi. Yigeze kumutuma ari mu nzu y'imabati ni wowe ndati mumubwira ibi. Abundi hari amaletera bizera bandikiranwa. Urubona nkuko dukora ibiganiro. Hari gihe twandikira abandi bizera bagenzi bacu. None abandi intumwa zikajya zivuga ati mwirwa muca imanza nimuzi byari byo kandi twebwe abera nandikiye umuntu uri muri Amerika mubwira ubutumwa bw'ijambo ry'Imana uri kumva nawe ahita bwumva. Reka twinjire noneho ibwina nkuko wabivuze. 14 Ezekiel 14 ya 13-14. Ezekiel yes. Aha reka nihute magere. Ubwo bavuga abantu batatu bagira ngo ba Mose ntibahari. Ariko kandi Mose Imana yajyaga imuhamiriza. Yigeze kuhamiriza ku imbere ya Aroni na Miriam aravuga ati mwebweho mvugana namwe nijoro ariko uyu tuvugana. Uzi impamvu Imana yatanze aho? Yego. Iri mu Kubara 12 umurongo wa 3. Ngo uwo mugabo Mose yari umuntu uciye bugufi kurusha abantu bose bo mu isi mu gihe cye. Ntabwo ari mu gihe cy'abandi ni mu gihe cye. Ariko wasanga hari abamurushaga guca bugufi. Yego. Kuko iyo bagiye kuvuga mu bantu baciye bugufi ku rwego rw'indenga kamere ni uwitwa Dawidi wazanye ishusho ya Kristo. Amaze kwimikwa kuba umwami yasubiye kuragira intama zasi kandi afite amavuta aruta ya Sawuli. Aragenda aca bugufi kugera ku rwego rutazumva aho Dawidi yigeze agwa mu cyaha cy'ubwibone. Yes, n'urwego yagezeho Ezekiel hatwagiye 14 kuri 13. 14 kugeza guhera ku murongo wa 13 na 14. Handitse amagambo agira ati mwana w'umuntu igihugu nikinkorera icyaha kigacumura nanjye nkakiramburaho ukuboko kwanjye ngakuraho urushingikirizo rw'umutsima maze nkagiteza inzara nkagitsembamo abantu n'amatungo naho cyaba kirimo abo bantu batatu Nowa Danieli na Yobu gukiranuka kwabo kwakiza ubwabo bugingo gusa niko umwami w'Iteka avuga. Nanjye nkabaza Nowa yabayeho mu gihe kiwe Yobu atarabaho na Danieli. Ariko ro buryo Imana izanye abantu batakiriho ikabagarura nkaho bahari. Yego. Ngo naho ubw'igihugu cyaba kirimo bano bantu batatu gukiranuka kwabo kwakiza ubwabo bugingo. Mani magambo ntabwo bakereye umucunguzi ubwabo ngo bafite gukiranuka kubasha kubakiza. Mani magambo bareze igipimo cy'amateka. Bavuza abagabo batatu. Uwa mbere bavuze Nowa niwe wababanje, bavuga Danieli. Yego. Wa gatatu bavuga Yobu. Mwibutsa yuko mu gihe cya none wagaragaye mu maso y'Imana yari ku rugero rw'isi yose. Akiranutse. Yego. Danieli nawe mu gihe kiwe yaragiye rutabasha Shadraka Meshaki na Abednego mpamvu batabaze muri liste. Bazanye batatu bibanze. Kweri kibano batatu bagiye gusanga basanga Mose ntakwiye kuza muri iyi liste. Basanze abandi bataza muri iyo liste. Ba Elisa niba ari mu bwashire. Ntabwo ari muri liste. Bwase amanota twarabakosoye dusanga hari ukuntu. Nubwo bagira za A ariko abafite A+ basanze ari batatu. Ni mu gihe cy'umuhanuzi Ezekiel. Umuhanuzi Ezekiel yabayeho, Yobu yarabayeho nyuma, yarabanje kubaho, Danieli yarabayeho mbere yabo. Na Nowa yarabayeho mbere yabo. Batakinariho. None Imana igiye kugarura mu bapfuye batakiriho. Yego. Izana urwego rw'abantu bafite gukiranuka kubasha kubakiza mu rwego rw'isi yose. Bibiri bivuga yuko Danieli bamushatseho ibyaha. Ndashaka kugira ngo Imana igutangire ubuhamya. Babagabo mu bwami bwa Nebukadinezari yabuyoboyemo, ubwami bw'umuhungu wa Nebukadinezari ajya muri pansiyo. None ubwami bw'Umedi n'Ubuperesi Danieli barongera bamugaruraho. Umwami Ahasuwerusi arongera amugarura. Yes, hari Nebukadinezari Ahasuwerusi ni Darius. Umwami Dariyo. Nari mwitaye Ahasuwerusi abaye mu gihe cy'aba Moridekayi. Ahubwo umwami Dariyo hari Nebukadinezari haje na Dariyo. Nyine Dariyo hagati ya Dariyo
na Nebukadinezari umuhungu wa Nebukadinezari wandi wavuze ngo mene tekeru farisiri wapimwe basanga udashitse ubwami bwawe buhawe Abamedi n'Abaperesi kubera ko ubwari bunyazwe Abababiloni. Hanyuma rero mu gihe Danieli nibo bazasobanurira ayo mandiko ariko yari yabaye umusaza uri muri pansiyo uri muri retirement noneho bagiye kumuhamagaza ngo hari umugabo wakoraga mu bwami bwa so ari nka visi nka premier ministre uwo nguwo niwe uzi ibintu by'amandiko nk'ibi n'Imana zera niwe ubishobora muhamagaze aramuhamagaza aravuga ndaguhereza ibishoboka byose n'ubutunzi ushaka ariko sobanura ngo ngewe yabire agasaga ubwami bwo bugiye kumunyagwa ngurame iki kandi ugiye gwicwa no kunyagwa ntacyo ufite bisigaze reka nkubwire amakuru. Rero Daniel mu gihe cyiwe ubwo bwami bw'Umedi n'Umuperesi yagize abandi bajepe ba ministre bakomeye bayobora intara mu rwego rwiwe. Mwami Dariyo yaravuga ngo uyu mugabo mufiteho amateka reka muhereze kuba umwe mu bajepe b'ibwami bw'Umedi n'Umuperesi. Noneho bari bagiye gushaka ibyaha bamurega basanga muri ruswa politiki basanga Daniel ntago bamufatira muri ruswa basanga mu babandi mu bwesuro bya mbese kwa kuri abantu bashaka cyane inyungu za leta nano barira mbese ubuhamya bubi bamushaka baramugenzura bajye kurabasanga babuze ibyaha bamurega afite ubuhamya turi kuri top ngo igicu cy'abahamya tugire natwe ubuhamya butuma Imana Satana tugenzuramo katuburamo ibyaha byashoboka niba dushozwa byose na Kristo duha imbaraga none bashozwaga n'amategeko ko bagerageje abacyaruse mu gihe cy'amategeko bibaye ku rwego uwaje bayo mu gihe cy'amategeko Daniel ari mu gihe cy'amategeko ya Mose undi wabaye mu gihe cy'amategeko ya Mose muri aba bakiranutse Yobu we yabayeho mbere ya Mose even na Nowa ariko Yobu bari abo bacyarutse mbere y'amategeko uyu nguyu wakiranuka mu gihe cy'amategeko arega buriya utajyangwa no mu gihe cy'ubutungane urikumva cyangwa se cy'amahitamo nicyo cyari gikomeye kurusha igihe cy'amahitamo kirakomeye cyane kuruta buriya none se ubona igihe cy'ubuntu kitananiye abantu kurusha igihe cy'amategeko. Uzi ko impamvu abantu bashaka gukumura amategeko bakasubiramo kandi akennye iby'umumaro ari uko ubuntu bw'Imana bwabananiye ngo afasha cyane iby'umubiri ubugingo bwarabananiye wararekira umugore wumve wamwica wasambana nawe ubarwe yuko batagufasha ugikora mu gikorwa nta rubanza ariko imbere ubu ngubu umwuka w'Imana kurondora mu bihano gusambanye kuko mu bitekerezo wabirangije uri umuntu wamurarikiye ugasanga noneho Imana kukwatuza ibyaha utashize muri pratique kuko umutima wabyagambiriwe kuko igihe cy'ubuntu gukeruka muri iki gihe cy'ubuntu rero bigusaba kwigenzura gutekereza amarangamutima mbese ukoresha muri controle jezi controle. Tugaruka kuri iki kintu bavuze abagabo batatu dusanze Nowa ni mu gihe cye ku isi yose yabaye jokeri mu gukiranuka mu gihe cya Nowa nuko nko byangize ahabwa iyo degree na Daniel yabaye nawe mu gihe cy'amategeko kandi bari Babylon ahantu amategeko y'abisi adakora cyane abantu bisaba kwiyandusha ibyo kurya by'ibwami ugasa naho ugeze Daniel avuga ngewe nago ndi buse naho ngeze sindiyandusha ibyo kurya by'ibwami nasigara ndi umuhamya uhamya Imana y'Abayuda bashaka kumashaka na mbere ngo dore tubonye rero umudo wacu reka natwe tuyoboke Daniel burya ngo niwe wabayoboye niwe babanjirije bigambire nawe imirasire yo gukiranuka kwa Daniel yahise ipenetra muri Sadraka na Meshaki kuko ahantu nasomye mu gitabo cya Daniel cya kabiri Ashpenazi bamuga ngo gera dutoranyirize muri abantu benshi bajya batekereza ko bari abahungu batatu batoranije wapi bamwe ngo ujye muri noble families mu bantu biyubashye royal families urukumva ukuremo abana b'abahanga b'abanyabwenge bazi kumenya urukumva bafite kurondora donc bujuje bafite ubwenge bafite amakarita bazi kuvugira mu ruhame ba public speakers urukumva hanyuma nurangiza kubatoranya uze urukumva tubigisha ubwenge bw'abakarudaya bari magambo bagira ubwenge bwa Kayizari uburyo buzajya bukora babuvange n'ubw'Imana urikumva ngo aba bahungu mu mitima yabo Daniel aravuga ati rero mureke mbabwire ikintu dukora arakiranuka ahitavuga ngo mureke twere kwiyandusha ikibi ngo we agambira mu mutima kutiyandusha ibyo kurya by'ibwami Daniel bari nabo baravuga uyu nguyu icyakoze nicyo reka tumuyoboke ubwo uyu nguyu barayibaga bagasanga barusha n'impano niba Daniel bundi hari umuntu muri societe abantu bemera tujye tuvugisha ukuri sibyo mu abantu babishaka batabishaka hari umuntu bakaba influencer abantu bagifite influence uburyo aguye yagusha abandi yo Daniel atabikora akishushanya nabo bari ko niba Daniel twemera uturenze niba bikoze rero natwe tugere ikirenge muke hakaba n'undi uvuga ngo niba hagaze gutya reka natwe duhagarare muri magambo akaba role model impamvu bari batari kuza muri list ya batatu ba mbere Daniel niwe warobanuwemo yego ni kwisi yose Imana ireba impamvu njya ngunda kubwira abantu ngo Imana ireba impamvu
kuruta uko twebwe tureba ibikorwa. Wumvishe test yo gukiranuka ari intare n'umuriro, wakumva umuriro ari wo ukaze wa danje, urukumva ugahunga umuriro ukemera guhangana n'intare. Ni ushobora kuba ati intare turarwana nazo, urukumva watekera ibyoroshye kuba byakira ni intare kurusha iki umuriro. Ariko Bibiliya yerekanye ko Daniel yakiranutse pe, nyine influence n'abandi, abitegerezo abo buhamya butuma n'abandi bahinduka. Hari ikintu numvisha umwuka w'Imana ari kumbwira, babizi iyo duhuye tuzahanura bene data nshuti z'umusaraba, yaba Didier nanjye Robert n'udukurikiye, nifuza ko Imana ubwayo yagira kuvuga butumwa bafite ishusho yo kwera bahakana imbaraga zabo, batoha ariko nta mbuto. Buruzi ko kugira ngo ngiye nkunde pasiteri cyangwa apotere runaka navuze hano, ngiye nakunda Rutanga rw'amaboko wavuze ati ngiye nderuye ndi Nyabingi ndi Mandwa, buriya biroroshe kumwirinda ubuzi uwo ugiye guhangana nawe. No sasa ibaze kujya guhangana n'umuntu uzi yuko ari marayika w'Imana, wajya ugasanga ni dayimoni. Umukobwa uragura Paulo byatumye agira ngo ni umuvani muri kuvuga ngo bano bambabwiza inzira y'agakiza, kigaro cyo twakoze cya kigaro cyafunga abantu benshi umutwe, baravuga burya dayimoni ishobora gutangira neza umukozi w'Imana ubuhamya gutya, abantu bagasigara ahubwo bahangana n'umuntu ariko dayimoni yamuvuze neza. Baze ko dayimoni ishobora kugutangira ubuhamya, ahubwo abantu akaba ari bafata umwanzuro wo kukwica. Yesu yajyaga atanga ubuhamya n'abadayimoni akabacyango muceceke, ntabwo nabatumye kumbera ababwiriza. Urumva ko Yesu yahaye abantu inshingano zo kubwiriza ubutumwa, abadayimoni bacaga kwamamaza. Oya banamubaga ko ati umuntu w'Imana, mwana w'Imana duhuriye he ko kwacu turimbura igihe cyacu taragera, twebe tujye mu urumva bo baramwubaga bazi kandi nyamara Yohana yaranditse aravuga abandi bo yabajemo arabe nibamumenye. Abadayimoni ataziye bo bamutangira guhamya, akababwira ngo sishaka ko bababwiriza. Imana rero iduha imbaraga zo kudutangira ubuhamya. Mu minsi nkigikizwa Robert natanye kubwiriza ubutumwa 2010, urumva hashize imyaka 16 ngo mwivuga butumwa. Natanye kubwiriza ubutumwa mfite imyaka 14 ndi kwinjira muri 15, nakijwe 2009. Noneho mu gukizwa kwanjye numva ngize inyota, mbwira Imana ndashaka kuba icyitegerezo mu busore bwanjye, no mu gihe nzaba narubatse urugo mbi icyitegerezo mu bintu Imana itanga kuvugana nanjye uburyo bwa gihanuzi, mu buryo open. Hari 2013 narimo ndeba pornography, ariko bambwira se nawe umukozi w'Imana nawe ubanyita pastor ku ishuri, nandi Uganda Kampala, nako nari Kampala muri district ya Masaka yitwa Masaka district, ariko muri Uganda. Kuva muri Masaka district ugenda Kampala na amasaha 2. Noneho aho ngaho Imana ivugana nanjye, yakore urumva nkuko narebye hari umusore bari muri chômage dormant week tusanga mu gihembwe cya kabiri muri mu 2013 mu wa 4 secondaire. No bakora iki, baza n'intuza bari muri dortoir bari kureba pornography. Ngewe ngira amatsiko kureba ibintu bano bana bicayiriye bari kureba nibiki, ngira amatsiko nta telefone ari mfite, ngiye nsanga bari kureba za porno, yashiraga iz'abazungu n'abirabura bagahinduranya abacayina, nanjye ndoberawe ntangira kureba. Umuntu umwe arambwira uzi yuko ndi umurokore, ngewe nyobora na Scucha Union Club y'abarokore, bose nawe pastor nawe arareba ibyo bintu Didier, nkavuga apfa kuba nta girlfriend mfite ngo ndajya kubisha mu bikorwa, no kurisha amaso gusa, nkumva umutima ntacyo ndega. Mbireba gutyo ukikigana twagikoranye na Shafi ashaka ubuhamya bwanjye, buryo Imana iri nari narayisamye ngo ndashaka kuba icyitegerezo. Uzi yuko Imana itari kuvugana nanjye, yamba ijwi ryarambajije ngo niba ureba pornography haramutse haje, narabanje ngira iyerekwa nkuko nawe kumva ijwi no kwerekwa. Yerekwa rinzi imbere, ntabwo namenyereye kwerekwa nkanuye, rije imbere mbona umuntu ndi kwerekwaho ndamuzi. Ubu ngubu ni yabyaye n'impanga ari Mariye bamwita Sara, aza hondi ari ashaka gusa nka hari ibyo ambaza niba kora pornography niba ari byiza cyangwa atari byiza. Ako kambita numva ijwi rimbaza ngo haramutse haje ngo musenga atarigeza kure bura pornography Didier, niye nama wamubwira. Meta numva isoni, nta muntu nagira inama yo kubireba. No nyimva ko nta nsubiza iryo jwi wari kumbure kubona Didier ndi kwivugisha, nge numvaga ijwi ndi kwerekwa ndi kuganira, kuko nereswe ku muntu sangwe nzi sinabihaye nk'agaciro nk'iyereko, ubwo nagacirijwe riri kumbaza. None nge nsubiza iryo jwi ryambaje 2013. Ntabwo nzi uko nzahanura nzamuhanuza, ariko natanye kuvugishwa n'Imana muri icyo gihe. Imana yari minyaha kureka kureba pornography. Ijwi rirambaza ngo niba utagire umuntu inama yo kureba pornography, none ni ikihe cyitegerezo ubu haya bizera? Wibuke ko nasabye Imana ngo ndashaka kuba icyitegerezo, ndashaka kuba umuhamya. Ibyo mvuga sa nabyo, ngijwi ryarabana ngo ni ikihe cyitegerezo
ubuhaye abizera niba utagira umuntu inama yo kureba ibyo ureba none nicyo cyitegerezo ubahaye. Numva ndatsinzwe mpabwa Timoteyo wa mbere 4:12 aho Paul abwiye Timoteyo ngo Timoteyo rero mwana wanjye ntihakagire unyihinyura ubusore bwawe ahubwo uba icyitegerezo mu bizera. urabona ko icyanditswe kizanye n'iki n'ijwi. Bamwe bibaza ni gute Didi ibyanditswe byinshi byamubayemo byinshi Imana yagiye ivugana nanjye by'umwihariko ikabanza ikankuramo umurimo nkajya kubibwira abandi mfite ubuzima bwabyo. Niyo mpamvu bigira imbaraga mu babyumva cyane kutabiha amatwi. Unyumvisha biramugora kugira ngo abure kumva imbaraga z'ibyo ndi kuvuga. Simbivuga kuko nabiborotse mu mutwe gusa, njyewe nabigeragerejwemo nkashobora ku munzani wabyo. Njye ngasanga ngo nshoboza gusa n'ibyo mvuga, nabona a pratique ntashira mu byanditswemo igikorwa ntabisha mu byanditswe, icyanditswe ntagisha mu bikorwa, nkumva umutima urandega gute nzabibwira abandi kandi njyewe nabikora. Niba uzabira abantu bareke kure porogarafi kandi njyewe ndi kubireba. None Imana ivuganye nanjye ngo nicyo cyitegerezo usanga ko kubyo nasabye Imana ndi kubirwanya nca bugufi ndihana. Ariko ibyanditswe bibiri Imana yampaye nibi. Urwa mbere rwa Timoteyo 4:12 ngo ntihakagire uhinyura ubusore bwawe ahubwo uba icyitegerezo mu bizera. Mbere yo kujya kuba icyitegerezo mu bapagani bataramenya Imana, Robert na Prosper uri inyuma ya kamera, twese turasabwa kuba icyitegerezo mu bizera muri bene data muri Kristo. Bavuze ibintu bigira muri 5. Icya mbere mu mivugire dukwiye kugira ukuri tukagira indimi ebyiri. Icya kabiri mu myitwarire yacu. Icya gatatu mu rukundo. Icya kane mu kwizera. Icya gatanu no mu gutunga umutima uboneye. Niko Timoteyo wa mbere 4:12 avuga. Umurongo wa 16 akavuga ngo rero ngo dukomeze mu byo twigisha ngo nibwo tuzikizanya n'abatwumva. Bivuga ngo Paulo ari kubwira Timoteyo ntumva yuko ubutumwa ubwira abandi weho butakureba, ukwiye kubanza kugira ubuzima bwabo kugira ngo wikizanye n'abakumva. Ntubikiraro cyo kubwira abandi kujya mu ijuru kandi wowe utari kwerekerayo. Biragatsindwe kuba Didier navugira Imana ntabanye nayo neza. Mu bintu bindindiye ubuhamya reka mbabwire nibanga rindindiye ubuhamya no kuba mfite ubuhamya suko nsenga kuruta abandi, ahubwo mu bintu ntinya kugwa no kuba mu buzima burwanya ubutumwa nigisha. Ndashaka gusa n'ibyo mvuga. Nabisabye kuba icyitegerezo imyaka 16 maze mu ivugabutumwa. Ndashima ariko yandindiye ubuhamya mu busore bwanjye. Yego. Kandi ndi muzima nk'abandi. Nasanga no mugenzi wawe narubatse urugo niko nabisabye Imana. Irabinyemera mbwira Imana ndi umunyantege nke. Ibigusha abandi nanjye byangusha. Mfite umubiri muzima uvibura nk'uw'abandi. Ntago narana na madamu wa masaha 28 singuwi madamu wawe Sahipro. Ngo Dide ngo ndifata ndebe ubwambure bwe byaheruka gahunda zaciye. Rero kuko nzi uko bishoboka. Iyo uzi uko ikintu ko gishoboka yuko kugwa bishoboka. Biratubwira Abakorinto wa mbere 10 umurongo wa 12 ngo wibwira ko ahagaze yirinde kugira ngo tagwa. Bari kumbwira ngo uri umukandida wo kugwa nutirinda. Twese twagwa nkuko abandi bagwa. Niyo mpamvu ntahita nshira urubanza umuntu waguye, ahubwo ushobora kubaza kumenya byagenze gute wagwa mu buryo nkamugaruza nkuko bugwa neza kumugarura ku murongo mbere uko mitamuciraho iteka. Hari ushobora kuba tabaye maso akaba atari uko yari yashatse kugwa, bigasaba yuko umugaruza nkuko bugwa neza kuko hari umucerete kukabura murangije ukagira ngo we uri marayika. Hano Abakorinto wa mbere 10:12 wibwira ko ahagaze yirinde kugira ngo atagwa. Ngo kandi niba ko ngo wirinde kugira ngo atagwa nuko wirinda aho ushoboye, ariko aho utabasha kwirinda irinda Abisirayeli idahonyiza itagira iki ibasha kukurindayo. Kuko Salomo ni wabyanditse 127 Zaburi umurongo wa mbere ngo Uwiteka atari urinze umudugudu abarinzi abarindira ubusa, atari Uwiteka wubatse abubatse bavunikira ubusa. Biso ngo rero niba uzi yuko Uwiteka ari ukurindiye ubuhamya, ariko nawe hari uruhare rwawe, nawe ukwiye kuba maso ukirinda kuko ibishaka kukwicira ubuhamya si uko Imana itakureba. Iyo wanze kurindwa n'Imana kuko ushikamishijeho umutima nibwo ikurinda. Harimo kondisiyo 16:3 Yesaya 16:3 ngo uyishikamishijeho Imana umutima, Imana ijya mu ideni ryo kumurinda akamahoro masa kuko ayiringe. Si uko itarinda abandi muri rusange, ariko hari abirinda nk'imbo n'ijisho ryayo. Hari wigeze kumuramya ngo Didi haramusagize uko itashaka kugusha utabizemo uruhare ashobora no gupfa kuko icyambere azabagiye kwica ubuhamya n'uburyo Imana ikurinze n'uburyo uri guhembura benshi. Hari abakureba nka roromodo, mu gihe hari abambura nka roromodo. Rero ndasaba gusenga amasengesho ngo Imana nsigaza mbe nkitabaza remurika. Bivuga ngo rero kuba mfite uburyo bwo kuba narya abana bashoboka ndetse n'imboga zikizana nkabyirinda kandi mfite umubiri muzima wakenera kurya nk'ibyo abandi barya. Ubu buhamya no kwirinda uku si imbaraga zanjye, bikoreshwa na Kristo nk'imbaraga.
kuko nishingikije ku mbaraga ze zinshoboza kuba muri ubu buhamya. Niyo mpamvu tubwira ngo wibwira ko ahagaze yirinde kugira ngo atagwa. Mu mandi magambo nicyo ufitiye ubushobozi. Imana ntiyakubwira ngo wirinde udashoboye, ahubwo aho udashoboye niho ikurinda. Rero igushoboza aho udashoboye, ariko niyo mpamvu yabwiye Gedeon ngo genda nk'uko imbaraga zawe zingana, kugira ngo izanjye nizikora zirakora aho izawe zidakora. Mandi magambo uzasiga wita ko ari imbaraga z'Uwiteka zahakunyura ariko si izawe. 13 umurongo wa 13 wa Korinto 10 kwa kuri 13 haravuze ngo nta kugeragezwa kutari usage ku bantu bose, ngo kandi Uwiteka ni wo kwizerwa, ntiyakora ikosa ryo kwemera ko Prosper ageragezwa birenze ibyo ashoboye kwihanganira. Imana ntakwemera ko wowe Robert Prince ugeragezwa birenze ibyo kwihanganira. Didier Imana n'ibijya bibaho kugerageza birenze ibyo ushoboye kwihanganira, ukagerageza ibigeragezo ukumva birenze kwihangana kwawe, ukumva neza uratsinzwe. Nyine kwa gutsindwa njyewe mbibona muri imagination. Ndavuga hano ndamutse ngeragejwe nshingiye ku gihe cyo ndi kwiyumvamo, nukuri numva hano natsindwa. None kuko uzi yuko watsindwa, uzi impamvu ze mbikubwiye. Ngenda nganira n'abantu benshi, yaganira n'abantu benshi. Hari igihe uganira n'umugore akambwira ati Roba, ati umugabo Imana yamaye kabisa ntabwo kiriya kigezo nshoboye kukikorera. N'urugero nyine ngo cyangwa se ukaganira n'umugabo akavuga ati Roba, uyu mugore Imana yankoreye ntabwo mushoboye pe, sibyo? Kandi koko wabireba koko ukabona ntabwo mushoboye. Ari rero niguha n'umwana ukaba ati uyu mwana rwose arandambi ntabwo umuntu utarigeza bya. Iyo bigeze icyo kintu wamusubiza iki? Uri kumbaza ikibazo tugisubize muri iki cyanditswe. Yego. Wibuke ko uburyo Imana ireba siko twebwe tureba. Ibyo ndabizi. Nuko yibwira siko twebwe tureba. 35 Yesaya 8. N'inzira zanjye sizo zanyu. Ndetse nuko ngo nkuko isi yitaruye ijuru rukumva, nkuko ijuru ryitaruye isi, ngo niko n'ubwenge bwanyu bwitaru bw'abana b'abantu. None tureke kurebesha marinete y'abantu, turebesha y'Imana. Kuko niturebesha y'abantu, umuntu wese utatsuragira ngo arababaye. Ariko hari abataka nka muka Potifari batababaye, ahubwo bari kubabaza. Yosefu ntiyatatse, muka Potifari yaratatse, ariko hagati ya muka Potifari na Yosefu ninde wari ukwiye gutaka? Si Yosefu. Rero uwareba bose bari gutaka wagira ngo uwatatse niwe wababaye. Rero Imana kuko yibireba, twebwe ubigenzo wagira ngo byari birenze kwihangana kwacu. Ariko Imana yo niba tuyifitiye icyizere ku cyo twakwigirira, tukatuzi yuko yo ireba neza kuko twebwe tureba, tureke ibyivuze ko ari byo by'ukuri, twebwe twaba twibeshya. Kuko niba mvuze ngo ibyatse Abakorinto wa mbere 10:13 hano harimo ijambo ribasha gutuma abantu batsinda ibigeragezo. Reka ndikubwire, haraba ngo nta kigeragezo kitari rusange ku bantu bose. Bane magambo ibyo unyuramo nanjye shobora kubinyuramo, ariko ntabwo ari mu rwego rumwe. Kuko Imana izi urugero rwawe, izi n'urugero rwanjye, izi byo mbasha kwihangana, izi ahantu mbasha kutarenza. None ngo hamwe no kugeragezwa ngo iducira kanzu kugira ngo tubashe kubyihanganira. Ntiyakomera ko Didier ngeragezwa ibirenze ibyo nshoboye kwihanganira, ngo hamwe no kugeragezwa kugira ngo ntazagira urwitwazo ngo byari birenze kwihangana kwanjye, ngo ica kanzu. Ahubwo twebwe ntitureba kano kanzu yaciye, tuhita tuvuga yuko byari birenze kwihangana kwacu. Ariko nubwo byaba birenze kwihangana kwa Didier ntabwo byarenze ukwawe. Mu magambo Didier ibyo nshoboye kwihanganira Imana irabizi. Ahubwo ikibazo twebwe nta cyizere tuyigirira, twibesha yuko byari birenze kwihangana kwacu. Niyo mpamvu harimo ijambo ngo when you disappoint God you ask for another appointment. Harimo ijambo rivuga ngo niba utsinzwe ikizamini saba repesage. Repesage no gusubiramo ibyo wize, watsinzwe ibyo wize. Ntibivuga ngo rero ngo byari birenze ngo ukore cy'abandi mu rwego rwa babitsinze. Ubwo rero ikibazo ni weho, ntabwo ikibazo ari umunye examiner. Ubwo basimba barije, we ndababarije. Ugize neza ko kibabarije. Umuntu wese yumve ko twere kumera nka Adamu na Eva. Tubwire Imana ngo Mana ngo urumva ngo ikintu cyatumye ngo inzoka ishuka ngo nuko ngo wayiremye. Reka gufasha haru nigeze kumva bindenze. Nairobi nigeze nkubita yitatu, umubiri wanjye uraka, uravibura. Ndavuga no ngeragejwe nasambana. Mu by'ukuri je numva ngo byo narimo nakumuriro. Naravuze igitsina gore cyari cyo cyose cyantega nshobora kutashobora kwihangana nkeruka sambanye. Mbwiza Imana ukuri, ndavuga no ndumva hano nakora ishyano. Nibaza uburyo yitatu nyarangije nkumva umubiri uri gusa Satani yari yawusabye. Nibwo nasobanukiwe babandi barangiza yirindwi bakishingira. Hari igihe Satani abasaba ariko ntibamenye uburyo bitwara mu buryo basabwe. Nibwo nabisobanukiwe nyuma. Kuko utarabyikorera ntumenye uburemere bwabyo. Niko abaganda baca umugani ngo atabiyeti se
atamanye ubuzito bwabyo ngo utabyikoreye ntazi uburemere bwabyo. Ikintu rero utarageramo experience biragoye kugira ngo uzagisobanuriremo abandi. Kiragoye. Yes, rero kuko uragize experience y'uburyo umubiri waka ukumva wabuze controle wakora mbese ukugerageje utabasha kwifata numva birenze kwihangana kwanjye. Namaze ibyumweru ndi kurwana n'umubiri mvuga ngo hano ngeragejwe nabikora. Nta feri nta break mfite. Nyuma y'ibyumweru ndi kurwana n'umubiri nkabiri Imana sinshaka kugwa nabwiye Imana nyaboneka. Noneho ngaho ngewe uri guhangayika ntawe urangerageza. Ariko umubiri wanjye nshije kundumva ngeragijwe ni nko korosora ubyuka. Nabikora sinakwifata. Nyibwiza ukuri nca bugufi. Kuko Imana ikunda abaciye bugufi bahera ubuntu. Mu gihe cy'ibyumweru 2 ngira Imana ngo Mana hano nakora ishyano. Nkubita yandi y'ibiri mbonye Imana itazimye umuriro. Ndavuga niba utawujimije basi impereza kuwukontorora kuko hakeneye self control. Mbese impano yitwa kwirinda no kwifata ni imbuto z'umwuka wera. Ngira Imana none icyo gihe ndi kurangiza y'ibiri sasa Imana ngo yongere kwiyangana no guteka umubiri wanjye hari 2020 ndi Nairobi. Ndavuga ngo Mana bime noneho hashize iminsi bindangije mu masengesho seke numva mu mubiri wanjye umubiri uracyavibura ukuntu. Ndavuga Imana menye itari serious mu rwanda rwawe numva ndayirakariye mbira ko nasabye ibintu ufitemo inyungu ko bitakunezeza gukorwa n'isoni. Kera twayaga twihana tukabwira Imana ngo Imana dukizira ari uri kumva kandi ubwo irikuyemo byabirangiye. Nyine Imana njye namenye ngo kumbe yo ibifitemo inyungu iri kugira ngo nce bugufi nsaba imbaraga ziri control. Noneho mbwira Imana ko ibyo nagusabye ko numva nta cyane ko numva uburangiye ukivibura ngerageje nakora ishyano kandi nagusabye ngo wongere imbaraga zo guteka uburangiye no kwirinda. Ijwi rinsubiramo riransubiza ngo nabiguhaye. Iyo binyuza mu wundi muhanuzi rari kugira ngo nibura ngo base ngo yavangiwe yavuganye nanjye direct ntago iza ari inzozi nge narimo mburana nayo. Ijwi riransubiza ngo ntabiguhaye ibyo bansabye. Mbwira Imana ntago mbyemera kuko ndumva uburyo mvibura inkumi inyuze imbere ikambira ngo dore ndi tayari naheruka nkoze ishyano. Ngigize ukuri Imana irambwira ngo niryari Salomo amenye ko namuhaye ubwenge. Imana ubundi ishaka kunkubita neza intwara mu byanditswe uri mutangiye byarashoye ngo mbapfa kwifata. Niryari Salomo amenye ko namuhaye ubwenge biri mu bami ba mbere 3 ariko 16. Salomo amaze kwakira ubwenge yibamba yahawe ubwenge ntiyamenye ko yabuhawe ahubwo Imana yohereje abaza kubugerageza ngo abushire en pratique. Nanjye Imana ni yari mimbwira ngo tegereza abaza kukugerageza. Haje umukobwa witwa Gertrude wo mu kikukazi black beauty mwiza ufite uburanga. Ndavuga uyu ngiyi yaza muri ya minsi nari gukora ishyano ahubwo yaje mu gihe namaze guhabwa agatege aranyiteretera live. Kandi najyaga mubona kuri sara ahantu niyogoshesherezaga. Gertrude aratangira no mu kikukazi kuko ntago yumva ikinyarwanda sinzi bazanabibona ntago yumva ikinyarwanda ariko muvuze mwiza kuko arafite uburanga pe gikara black beauty ntago byari byo gusanga n'ubwiza naturally afite uburanga teye neza umureba ko kabisa. Gertrude murarantinyuse ariko antinyutse aramaze guhabwa agatege. Njye naburanye ngo Imana ko numva nakora ishyano ngerageje urambwira ngo nabiguhaye. Mbwira Imana ko ntabyumva ko numva urukivibura. Ntago Imana akuye hirari ahubwo yishize mu buryo bwo kuri control. Nawe imbaraga zo control no kwirinda. Noneho ijwi ry'Imana rimbwiye ngo nabiguhaye ndaburana. Ijwi riransubiza ngo niryari Salomo yamenye ko namuhaye ubwenge. Sije baje kubugerageza abagore babiri b'indaya umwe yaryamiye umwana wagapfa yareba umwana we ko yapfuye akahita amuhereza uriya none ubura bakangutse agiye koza asanga umwana umuzima nuwuriye umupfu no nako muzima no yatwa wamuryamiye uramuryamiye yarabyutse kare aragurana. Ibyo biruzi yuko bishushanya bwa butumwa tushaka kuvuga urukungu n'amasaka ko umurima mwiza watewemo amasaka baryamye umwanzi arazana urukungu. Ikigaragara Didiye nuko abantu benshi batamenya yuko hari icyumba Imana irindiramo umuntu wayo ariko akaba naho Imana ivuga atari ko uruhare rwawe gerageza kuri uruhare rwawe turebe. Niyo mpamvu Imana ishobora kutwambutsa ahantu hamwe ikaguhereza ibikuremerera ishaka kugira ngo wige uburyo uzabyikorera. Exactly. Kuko ntago naso ngewe urwo mubiri uburyo wanyakiyeho nagize ngo hari abadayimoni banyuriye nk'umwanjye buri muntu wese kandi abafite. Hari umukobwa twigeze kuganira arancetse ati mwana Robert buri muntu wese afite akanyamaswa kamwonera uri kumva akanyamaswa kamwonera uretse afite akanyundo gahona icya kimwizingiraho vuba
muri munsi ndwana n'icyaha cyitwa kubeshya. uwo muntu igisubizo uzakimuhe watangiye kuri kodinga. Yego. Timoteyo wa mbere 4:8 n'uwa 7 baravuga ngo kwitoza ko mubiri. Ibi nabibwiwe nagiye mu itorero ahantu mu itorero ryitwa PMUS ni naho Shafi yakuye umugore. Aho ngaho muri iryo torero nagiye kubwiriza yiriyo nga Kampala. Yego. Noneho bambwiye ko ariho yakuye umugeni. Aho ngaho nagiye n'ubujwi rimbwira ngo bambwire ko kubaha Imana bitavukanwa ahubwo bitozwa, ikintu umuntu akabyitoza. Nk'uko umuntu aterura icyuma akabyitoza kugera ku rwego umubiri azanyapanya n'ibituza, ariko ntago bikora mu ijoro rimwe, bigusaba nk'amezi 3. Numvishe Arnold Schwarzenegger bigize kuba mu bantu bajya gukora uzwi nka komanda. Numvishe atanga ubuhamya avuga ngo kugira ngo yarafite umubiri usanzwe kabisa nk'uwo wawe, ariko ngo azagire uriya mubiri ufite utudenesi hano n'ibituza, ngo byamusabye amezi 3 akora training bakurwaga we ahabwe za award n'ibiki. Byamutera kuba yasekura imyaka ariko ari gukora kugira ngo umubiri ugende ugire ni training, ni ukwitoza ku rwego umubiri wiyubatse. Yego. Ntago ari ijoro rimwe. No kubaha Imana rero nabyo wakwitoza kuvuga ukuri kugeza ku rwego kubeshya bihinduka impanuka. Yego. Nge nditangaho urugero, nge kubeshya byaba impanuka, ariko uyu ngo yarabizi. Hari igihe byamugoye kubyemera, nkamwe ngo ngiye dide niba nkubwiye ikintu ndi tayari mbimbata icyo nemeye. Yego. Kereka ibihe binanije, ariko ubundi iyo binanije nshaka bugufi ngasaba imbabazi, kubera yuko ntago nakora no gucana amande ukayinca, ariko nkasiga ndifite icyo bita kuba a man of integrity. Noneho ibyo ngibyo kubera iki natojwe kuvuga ukuri kugera ku rwego bituma nta mukobwa najya kuriganya cyangwa nkine ku marangamutima yo ndirinda cyane, kuko ushobora kubwira umukobwa nk'umukina yari yaragukunze isezerano ikahita mukuzirikaho nta mikino, mbese nitushe egariju. Uburiya niba hari abantu bagira amarangamutima njyewe ntago njya ngira sante zo gucya ku marangamutima w'umukobwa, nta gahunda mbanzi yuko ahita inamunzirikaga ngo komezanya nawe, nta mpamvu yo kumucya ku mwana w'abandi. Mbese Didier uburyo mbanye n'Imana abandi bagira ngo Didier mfite ikibazo, kumbe ni degree y'ubusabane bwawe n'uburyo ubanye nayo. Tugaruka kuri iki kintu nkirangiza abantu bumve solution. Uwitwa Gertrude aranyibwirira, ariko namaze guhabwa imbaraga zibihagararamo. Imana mbwiye ngo nirya risabo yamenye ko namuhaye ubwenge bwa mbere 3:16 ngo sigiye baje kubugerageza barwanira umwana muzima, uriya yapfuye. None Salomo baramubwira ngo umuzima n'uwanjye, uriya ngo umupfu n'uwuyu, umuzima n'uwanjye. Bose asanga bari kuburana umuzima n'uwa bombi, uwo mupfu nta n'umwe umwemera. Salomo bazanira inkota tumucemo kabiri mu mubagabanye, mbonye ko bose bagaragaje amarira angana. Umwe ararizwa nuko umwana yapfuye, undi ararizwa nuko bagiye kumunyaguwe. Yego. Abarira bose bafite raison. Niyo mpamvu nakubwiye ngo ugiye guca urubanza udafite ubwenge bw'Imana, wamugana ubwenge bwa Salomo ntahara bwatangiye kugaragara, yari yahawe n'Imana. Yarebye ashaka gupima amarangamutima y'umugore nyiri umwana, reka tumucemo kabiri, ashaka kugira ngo arebe nyiri umwana niba aremera ko bamwica. Nyiri umwana ahita ngo umwana wanjye umwice, duhombe twembi namujyane, aho ngo akora iki, aho ngo akora iki umwucemo kabiri muhombe. Nemeye basi namutware basi amutwara, ariko ntumwice nyaboneka. Ureta ngo ho yamucemo kabiri tumuhombe twembi, yibagirwa yuko yari yavuze yuko ari uwe. Ntago yaba ari uwawe ngo wishime ko bamucamo kabiri. Rero nyina nawe umwana ngo nagize imbabazi ngo abantu batangazwa n'ubwenge Imana haye Salomo. Umubami mbere 3 umurongo wa 13 umanuka hasi. Iyi mvuga ishatse kugaragaza iki? Iyo Imana ishaka kugira ngo ipime imbaraga yaguhaye, hari ubu utarabyiza ariko aziguhaye, nkuko nari nabigize icyo Imana ntago mbyemera ko nabihawe. Yarambwiye ngo nirya ari Salomo ko namuhaye ubwenge, sije babugerageje. Nyuma yo kubwirwa amagambo Imana ikibinyibwirira, uzi ko hashize igihe gitoya uwitwa Gertrude najyaga mubona bisanzwe kuri saro, ambona nzari no kwegusha kuri saro yabo. Uzi yuko atigeze amenyera, ariko nyuma y'icyo gihe yaraje aranyiteretera ngo Didier maze iminsi nkwitegereza, ndakwiyumvamo ndabona ndi size yawe, ngira ngo ni ibikino nabwa pana nago byabamo. Wareka nkakubyarira tukabana ukazajyana kamanga ngo kubera umugore. Ndavuga uburyo wambara byo nyine nizo mini, nge nkunda bambara ibirebe ngo nzambara birebire ku bwawe. Ndavuga se ntago byamwe mfite isabye byo kudazashaka n'igikara nk'icyo, ubu nzashaka ibimenyetso. Ntajya kwimubwira ngo aho ngaho basi nubwo tutabana meza amerwa basi nkubyarire basakana. Ndavuga sishaka kuzabyara umwana ntazarera, ngo he nzakirerera nta responsibility nzakwi. Ndavuga umuntu ni wamunteje, byo naramutinye numva nkwiye kumwirinda. Uzi yuko yaza ntabwo ari kwirwa ngo ndashaka tubyarane, ari kubwira ngo niba ari ibintu ushaka nkumere birangiriraho, nari kukwikiza nanjye. Ariko yaje mu gihe
namaze guhabwa imbaraga. Nicyo bisobanura ngo hamwe no kugeragezwa Abakorinto 1:13 ngo hamwe no kugeragezwa Imana iducira kanzu kugira ngo tubashe kubyihanganira. Mane magambo ntiyakora ikosa ryo kubona ko Didier ngeragezwa birenze kwihangana kwanjye. Niyo mpamvu igihe numvaga yuko birenze kwihangana kwanjye ntiyemeye ko ngeragezwa, Gertrude ntiyaje. Yaje mu gihe nahawe imbaraga zo kumwihanganira no kugeragezwa. Arantitiza nk'uko Yosefu yatitijwe na muka Potifari. Sinyorose saro babuze yo kwishura muri covid barimutse mba ndamurokotse, ariko nese mwese umugabo mwabanaga ari he nije musongo bw'urondozi ndanamuhanurira ngo sinzi yagiye, ariko namwe ahubwo reka dusengwane mugabo ariko nge undeke. Uwa kabiri abaraje uwavuye wazo wa kabiri uwa kabiri bari bafite iyindi saro nabo gurisha ibintu by'amavuta yo kwisiga mu mutwe. Abwira umukobwa kuri supermarket bakunaga kuno kujya kugura umugati bamwitaga Anne. Ngo Anne usubirize uriya musore uba hariya hejuru kuri apatema yo hejuru umunsi uhurize ahanasigaye ngo hari umukobwa wambwiye ngo ngusuhuze. Maze iminsi 2-3 bamwe ngo naba bantumye umunsi akango Anne yambwiye ngo runaka hari wambwiye ngo ngusunda, avuga mfite amatsiko maze numero uwo muntu usuhuza ntazi. Nje kumubaza se bimeze bite, maze iminsi unsuhuza runaka mbira ntacyo ko nta kumenya urinde ngo ni runaka wigeze kuzana n'uwo anti wawe umu anti nigishaga icyongereza ndavuga ikiba cy'amasengesho cya Kimihurura mwita Rose Marie Rose ubwo bari muri Amerika muri Atlanta. Rero umubyeyi yamfashe no gusenga amasengesho kuko yantoje amasengesho kabisa, umunyamasengesho w'umunyamwuga kabisa. Yes, aho ngaho ndabimushimira kuko yambere umufasha mu kuri mu masengesho yandi yandani atuma hari urundi rwego njyamo. Nono icyo si cyo ngende nshaka kubira ko umukobwa yatanye kunyibwira ngo waze na Antoine ashaka amavuta kwisiga mu mutwe n'ibiki. Ndavuga nibaza icyatumye atamvugisha mbere. Ubu ngubu ni muri cyagiye ibari kugenda ibohereza baje kugerageza ubwenge nahawe, imbaraga nahawe, guteka uburu wanjye n'imbaraga. Ndavuga bano baziye mu gihe kibi. Iyo baza muri cyagihe ndi imbere y'Imana nari kuba narabariye bose uko ari batatu. Umwe wa Gertrude witwaga wagarungu yari married, hari n'uwanyuma bamwitaga Dolphine. Ubu ngubu nari ngiye kuva ngiye kugaruka Kampala mugurisha gaze n'ibindi ngiye kuhitangira. Arambwira ngo ariko tuhajyanye Kampala. Ndavuga we Imana kunyereka umugabo muzabana afite amaso manini imisamire mirakunda ko gushaka gabanya n'umusatsi. Mbe hano hari undi mudive ufite saro bari kumwe umukobwa umudamu nako atambwira uriya ntiyabyumva ibyo mvuze, ahubwo uriya uwo mbwiye Dolphine ngo umugabo wawe Imana kunyereka muzabana ngewe ndeka asa gutya na gutya. Ureta mubwira se byavuze nibyo, atambwira icyo gitipe geruse kuntereta gifite amaso manini nkuko abivuze cyogosha gutyo cy'inzobe, ariko aranteretse ngira ngo ari kunkina kuko nabonye hari n'abandi bakobwa mushaka. Ngiye ngira ngo ari kushaka kujya kubaraga mutima yanjye ndamwanga, ariko uko amuvuze nuko ari barikanga. Nese ntangira namurondo ndabahanurira murebera rero rwose kumwe Imana arayinshoboje. Uwo nguwo yari Dolphine. Yarambwiye ngo twajyana Kampala. Nawe suriya uramwanze urashaka kugira nanjye ngo unyemere twajyana. Ndavuga bano bantu nakawe mbarira ubuntu bari kunyizanira. Ndavuga rero niyo mpamvu ntashobora kwirata imbaraga zanjye n'ubuntu bw'Imana bwanshoboza, ariko nanjye nashakaga kuba mu buzima ntaguye. Rero iyo mbwira abantu nkitangaho urugero ntabwo ari ukwirata abantu, ahubwo ngo ntukitangaho cyane urugero ngo bigaragaza ubwibone. Pana niba mfite ubuhamya bwaho naciye kandi bushobora kubaka abandi bari kuhanyura, ni gute nzakwepa ubuhamya? Ntabwo ari ba Yosefu gusa bafite, nanjye hari ubwo mfite ubuhamya bwa Yosefu. Nanjye niba mbufite kuri iki ntatanga ubwanjye, nibura bavuge ngo hari Yosefu hari muri iki gihe. Sivuze ngo ndi Yosefu, ariko nibura muri iki gihe cya .com nibura ngiye mbigicu cy'abahamya nanjye nzabe muri list y'abahamya. Nabyimana ngo ndashaka kuzaba icyitegerezo. Rero igenda ishoboza, ariko ni mirima n'amabonde, ni ibibaya n'iki n'imisozi. Twerekera ku musozo tugaruka kuri rya jambo igicu cy'abahamya. Abahebura twavuze ko ba Danieli ba Yobu bagaragaje gukiranuka kwabo kandi tubabare munsi y'amategeko cyangwa n'umutima nama. Twebwe noneho dufite ubuntu budushoboza gukorera mu gukiranuka kwa Kristo. Dusanga mbese twebwe turi kubaka kuri fondasiyo yashizweho. Rwa mbere rw'Abakorinto 3:11 ngo nta rundi rufatiro umuntu abasha gushiraho keretse urwashizweho n'Imana. Ngo kandi urufatiro umuntu akwiye kugenzura uburyo arwubakaho. Ngo niba bakisha amabuye y'igiciro, imarigarita, ifeza, umuntu akoresha ibyatsi bikenyeri, n'uwo umuntu wese uzageragereshwa
umuriro niwo uzawugerageza ngo umurimo w'umuntu nushimwa ahabwe ingororano ariko nutwikwa azakira ubwe nk'uko mu muriro ariko ingororano azazibura. niyo mpamvu hari abazajya mu ijuru nta mirimo ibaherekeje izaba yarahiye ibyo bakoze bahatwa batabikunze, iyo mirimo yose izashya ninyura ku munzani w'umuriro. ariko kuko uzaba warubatse ku rufatiro ruzima ari rwo Kristo, utarubatse ku musenyi, warubatse kuri Kristo, imirimo yose ukora uri muri Kristo Yesu ni imirimo myiza tuzahemberwa, tuzagororwa ku bw'imirimo ariko dukizwa ku bw'ubuntu. ubuntu rero ntabwo bugusaba fondasiyo yabo, bugusaba kubakira kuri fondasiyo Imana yashize ari we Kristo Yesu, niwe rutare twubakaho. niyo mpamvu agakiza tutavuga ko ari imirimo yacu, imirimo izaduhesha ingororano, ariko agakiza bakijijwe ni ukuba uri muri Imana izareba niba ikubonera mu maraso y'umwana wayo ntigucire urubanza rubi. niyo mpamvu Satani ibintu arwana nabyo agusaba ubugingo bwawe kugira ngo mukorane, abagira ngo agukure ku rufatiro ruzima, agukure ahantu ufite ubuzima bw'Uwiteka, utanga ubugingo bwawe wimure, kuko birashoboka kwimura Imana ukimika ibindi. niyo mpamvu rero abantu benshi ubona batanga ubugingo bwabo kwa Satani bananirwa kuguma ku rufatiro bagashaka ubundi buryo. niyo mpamvu iyo wigize umwanzi w'Imana wabihitamo. ubushe twakoze ijambo ngo ikigango nta cyadutandukanya n'urukundo rw'Imana no muri Kristo Yesu. bavuga ko nta nzara, nta kubaho, nta rupfu, nta badayimoni, nta byaro, nta bizaza. Paul ari kubivuga mu Baroma igice cya 8 yagarutse Yakobo agiye gusohora ikibibasha, abivuga mu gice cya 4 umurongo wa 4 ngo ni muzi yuko ubushuti bw'iby'isi butera kwangwa n'Imana. Yakobo 4:4 ngo nuko rero umuntu wese ushaka n'amahitamo y'umuntu kuba inshuti y'iby'isi aba yihinduye ubwe ku giti cy'aba yihinduye umwanzi w'Imana. rero niba wihinduye umwanzi w'Imana si bitandukanye n'urukundo rwe, kuko kwihindura umwanzi w'Imana mu gihe ufashe umwanzuro ukaba inshuti y'iby'isi, ngo benshi bararikiye iby'isi beruka bavuye mu kwizera biyandikira Imana. Mani magambo gukunda Imana ubuzi bibi byose benshi barazariki bava mu kwizera. rero kwimura Imana ugakora ibyaha nkana bigatesha agaciro amaraso ya Kristo cyo gutuma wizanira kurimbuka ariko atari ukuzaniwe. tugarutse kuri icyo gicu cy'abahamya, twumvisha yuko hari abahamya batoje bisero rya kera bari mu gihe cy'amategeko no mu gihe cy'umutima nama. Tufite rero sasa n'igicu cy'abahamya mu gihe cya Kristo, mu gihe cy'ubuntu. Paulo ari muri abo, ba Petero intumwa n'abahanuzi mu gihe cy'isaro rishya bari muri abo. Paulo aho yageze ku rwego abwira ab'Ikorinto ngo bagere ikirenge mu cyo nk'uko kigera mu cya Kristo. abashaka kuba abahamya mu gihe cya none ntabwo dukwiye gufatira ikirenge ngo tukigere mu cya Paulo, ahubwo turasaba ikirenge tukigere mu cya Kristo nk'uko Paulo akigeze mu cya Kristo. Didier nushaka kugera ikirenge mu cyanjye ushobora kugwa nagize intege nke, ariko nukigera mu cya Kristo ntawe uzubakaho. Didier nagize intege nkeya hamwe n'itari ibyo dupfa, ugasanga ndarakaye nk'umuntu, ugasanga hari Yesu ari kubishobora, njyewe ugasanga bino bituma nigeze ngavuga burya hari urugero ntarageraho. hari igihe umuntu agucarenjinga kumva urarakaye, kumva ugize amarangamutima gushaka none ubikoye kwiga ugasanga wagabanukiwe mu mwuka, kumva imbere y'Imana ufite urubanza, bikagusaba guca bugufi no kwihana. kubera iki? uracyari mu rugendo rwo gutunganwa. dukwiye kujya ku rugero rushitse rwa Kristo, tukihangana nkawe, tukababarira nkawe, tukagira urukundo nkawe, tukagira imbabazi nkawe, tukirinda nkawe. wagerageje mu buryo bwose bushoboka, nta byaha yaguyemo, ntiyagiye mu ntege nke ngo arihana. twebwe rero tushaka kugira ikirenge mu cya Kristo, duhora twiboneza kugira ngo tujye ku rugero rushitse rwiwe nk'urwe. niyo mpamvu dukwiye kuba natwe abahamya bazabasa gushiga ubuhamya yuko twitwaye nk'abahamya. Paul avuze ngo nabambanywe na Kristo ariko ndiho, nyamara sinjye uriho ahubwo ni Kristo uri muri njye. imirimo yose nkora nkikiri muri uyu mubiri sinyikora ku bw'amategeko, sinyikora ku bwanjye, nyikora ku bwa Kristo wankunze akanyitangira akananzukira. rero turiho ku bwa Kristo kugira ngo tugire ubuhamya muri Kristo. Abagalatiya 20 naho narindangirije. Kireka ari cyo ushaka kubaza, ariko mubishe kuba abahamya. Ndumva nyuzwe. Nshaka ko dusoza ikiganiro cyacu, yego, tukagisoza shyiraho conclusion igira iti urabona nitegereje abarushanwa mu magare, kuri abanyonga amagare. iyo umuntu afite abantu bamukikije bamubwira ati kuraje, zamuka, uzare nk'aho umuntu uyoboye nyine ari muri sprint ashaka kugenda imbere, bituma agenda uri kumva akagera kuri point d'arrêt, sibyo? ari number 1 cyangwa se ari nimero ya mbere. natwe rero abizera twese aho turi mu mahanga yose, Uganda, Didier, Rwanda, Robert, muri Amerika, aho dukurikiye, aho muri hose, natwe ibi bihamya by'abantu batubanjirije bameze nka kwakunda abantu baba bati kuraje ari igihe twicara wamugane baratwankuraje. rero bari kugira ngo yakugize nka David ubwo kureba hano David yananiwe ukakora hatashoboye, ukagira ngo nibura ngo aho yananiriwe wowe ntuwatsirwa ahubwo unigire, watakuvuga ati ndashaka
kugira umugabane. Hari igihe ugeza tukajya tuganira ati ndumva ashaka umugabane ku byanditswe nkawe kuri abo Imana ikuvomamo mba nzi imirongo ya Bibiliya myinshi ariko guhita already witiza gutyo oya ahantu yanditse yes ngiye niho icyo kibazo ngira ariko ijambo ry'Imana rigwiriye muri ngiye ako hango ryanditse ahangaha direct nko bati ngo bakora ino ngo 2-3 urabona nk'ayo magambo uvuze ari mu gitabo cya Filipi igice cya 3 aho ko yitwa kurushanwa uhere ku murongo wa 8 aho turaza kuhasoma ariko nyemera kiriya gice twahafatiye nk'urufatiro uhasome ntibigaragare ko tutahasomye 12 Abaheburayo umurongo wa mbere bazi Abaheburayo umurongo wa mbere kugeza kabiri n'uwa kabiri nuko natwe ubwo tugoswe n'igicucu cy'abahamya batyo twiyambure ibituremerera byose n'icyaha kibasha kutwizingiraho vuba dusiganirwe aho dutegekwa twihanganye. Kwita gusiganirwa na kurushanwa. Yego. Dutumbire Yesu wenyine ari we banze ryo kwizera. Yesu niwe rero rumodo. Niwe udufatira urwifatira. Urumva ko igishu cy'abahamya nago bafatiraga kuri Kristo. Rwaru nago bari borohiwe ariko twebwe ubu bari kutubwira ngo Kristo niwe. Reka dusubire mu murongo tugenda gake kugira ngo abantu babyumve neza. Nuko natwe ubwo tugoswe n'igicucu cy'abahamya. Icyongereza ikoresha ijambo cloud of witnesses. Abakoresheje ijambo igicucu. Shadow. Cy'abahamya bangana batyo. Twiyambura ibintu byose bituremereye. Mu magambo turi gusabwa ibyo dushoboye. Yego. Ibyo tudashoboye Imana irabidushoboza. Twiyambure n'icyaha kibasha kutwizingiraho vuba. Abarushanwa ntuzi ko batagenda bambaye iyo myambaro gutyo buryo nambaye nta wajya mu kurushanwa bambara twambaro twandani n'udusenge mbese biyambura ibaremerera ibintu biremerera byose ni ibyabya byose bituma utaba mu mwuka za nkweto ziremereye z'byaki ibintu nk'ibyo ngibyo nicyo bita kwiyambura uturemera rwose twiyambure n'icyaha kibasha kutwizingiraho vuba dusiganirwe aho dutegekwa twihanganye bane iyo ubuze kwihangana uramanika. Yego. Dutumbire Yesu wenyine niwe banze ryo kwizera. Mbese Yesu ni ukwiye ntago ari apotre Paulo ntago ari Yohana ahubwo dusanze bara nabo batumbiraga Kristo ng'umuhanze amaso umushikamishije umutima iramurinda akamaro maso. Mbese ushaka kujya mu buzima bwo kugenda akwiye gufatira urugero kuri Kristo. Yes. Abari we cyitegereza. Abantu rero bari bubake kuri apotre runaka ngo niwe rero modo wanje. Hano bari kutubwira ngo Kristo niwe rero modo. Niwe cyitegerezo. Ndabwira abantu rumodo ku bantu batarasobanukirwa Kristo neza nkuko Elisa afata Eliya nka rumodo ariko yaravuze ngo mana ya Eliya ibizo ngo rero aracyubakiye kuri Eliya n'amasengesho ya Eliya ariko amaze guhabwa umwitero amaze kwambuka Yorodani agiye kwambuka ngo akoresha umwitero ngo mana ya Eliya urihe irigaragaza ariko amaze kwambuka abana babahanuza ngo dore umwuka wari kuri Eliya uri kuri nde ntago Elisa uzuva yora ngo mana ya Eliya uriye ngo mana yanjye base ngo imana ya Elisa bavuga ko tugwe kujya ku rwego natwe twiyumva yuko Imana ari yacu bwite nibwo uzasigara ufata ikite kuri Kristo ariko niba wumva yuko Imana ari ya Didier gusa uzagira ngo Didier niwe Imana yumva wita kumva ngo nsenga mukuru w'iyusenga abantu bareke rero kumva yuko Didier nago zamura isengesho nk'umutera nkunga ariko nyirubwite ubabaye n'ufata hanuka aka kantu bakumve abantu bumva yuko Didier ngo bari kugira ngo abantu batamufsama inkunga y'amasenga no ababebe bo guhugurwa n'abaki bakwiye kubwirwa ariko mbigisha ko Imana ariyo nyirubwite dukwe kujya sabane n'Imana ku buryo tore ko Kristo ari we cyitegerezo nubwo ntuzabe ngo ni runaka ngushije no umuntu ufata Kristo nk'icyitegerezo ntago Kristo yaguye niba ataraguye rero wewe kugwa n'ugwa ihane ku giti cyawe mu mwami nananiwe kugenda ngo kiri cyatumye ngo ncogora ngo nizeye Robert ngo arangije ngo aramimukira ngo abapasteri ngo baraguye turananye numva ndaguye niba wumva yuko bari abapasteri kuhagara ko ari uko kuzagwagetse ubwo ntago uragira umwihariko nturagira igicariro cyawe urashaka kota umuriro w'abandi gira igicaniro cyawe ujyana ubusabane bwawe n'Imana bizatuma Kristo agaragara nk'umwami ntabwo uzaba waramwatujakanwa gusa ahubwo mu buzima bwawe azaba umwami n'umutware ariwe banze ryo kwizera kandi ariwe ugusohoza rwose yihanganiye umusaraba kubw'ibyishimo byamushyizwe imbere ntiyita ku isoni zawo yicara iburyo bw'intebe y'Imana. Amen. Umurongo wa 4 avuze ngo iki? Kandi haravuze ngo mwebweho nimurageraho muvusha amaraso mu ntambara murwanya ibyaha. Bivuga ngo rero twebwe dukwiye kumenya ibyo duhangana nabyo ni ibyaha. Ntiturwanya abantu ahubwo turwanya inyigisho mbi zituma abantu bajya mu byaha. Turwanya idolatry gufata umuntu ugasanga nabaye ikigirwamana ugasanga umuntu ari kuramya umuapotre kuramya prophet ugasanga bagira ngo uriya tabayeho ngewe ntago ndiho ubuzima bwanjye nshingiye kuri uriya ko tutashingira kuri Kristo. Iki cyanditswe wagisoma nacyo kugira ngo abantu barebe igituma Kristo ari we banze. Abaheburayo 2
umurongo wa 16 na 17 na 18. Abaheburayo 2:5. Yes. Twihute tuhagere. 2:16 kugera kuri 18. haranditse ngo kandi rero tuzi yuko atari abamarayika yatabaye keretse urubyaro rwa Aburahamu. Iyo cyatumye yari akwiriye gushushanywa na bene se kuri byose ngo abe umutambyi mukuru w'imbabazi kandi ukiranuka mu by'Imana, abe n'impongano y'ibyaha by'abantu. Kuko uwo yababajwe no kugeragezwa ubwe abasha no gutabara abageragezwa. Umva iryo jambo ry'ubuhanuzi. Umurongo wa 17 usomye Abaheburayo 2:17 ngo kuko uwo Kristo Yesu ubwe yambaye umubiri w'intege nke yarababajwe ndetse arageragezwa nk'uko natwe tubabazwa n'umubiri, tubabazwa n'uburyo hari ibyo urarikira ukumva ukwiye kuwima ibyo urarikiye kugira ngo Imana idatukwa, ngo yarababajwe no kugeragezwa mu buryo bwose bushoboka nk'uko natwe tugeragezwa. Ubwo umubiri wa Yesu nawe hari ibyo wararikiraga, ariko akifata akirinda. Yari afite umubiri muzima, ntabwo yari afite umubiri w'irobo, yari afite umubiri muzima. Ngo yarababajwe no kugeragezwa mu buryo bwose bushoboka. Ngo nicyo gituma 17 wasome neza na 18. Nicyo gituma kuko ubwo yababajwe no kugeragezwa ubwe abasha no gutabara abageragezwa bose. Bisobanura ngo rero ntuzitwa ngo byabirenze kwihangana kwawe. Yesu aritari kugushoboza, yavuze password imwe. 26:41 Matayo ngo mube maso musenge kugira ngo mutagwa mu moshya. Tukabaza, Yesu si yari maso? Si yanasenze kugira ngo atagwa mu moshya? Abigishwa bakavuga ngo weho ni wowe ugiye kwikora ubusa niho bireba, reka twe twisinzirire. Ariko password yatanze nayishize nka rumodo y'ubuzima bwanjye. Nifuza kuzava muri umubiri nkwiye kurwara urugamba rwo kuba maso. Nintaba maso nzagwa mu moshya, ariko nimba maso ngasenga bizatuma ntagwa mu moshya. Yesu yavuze umuti wo kutagwa no kuba maso, ni mu ijambo ry'Imana iryo tabaza ry'ibirenge byacu ritumurikira mu nzira duca kugira ngo tutagwa mu byondo tubireba. Zaburi 19:105 ngo ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byacu. Itabaza ry'umubiri ni iki? Si amaso. Rero ijambo ry'Imana ni itabaza ritumurikira mu nzira ducamo. None iyo ufite ijambo none ukanasenga, amasengesho avomera iryo jambo bigatuma usigara uritabaza rimurika, ku buryo n'abandi ubatera inyota yo gushaka kujyana ubusabane n'Imana. Mbwira abantu ngo duhorane kuba mu buzima Imana itubona kuruta uko twagaragara mu bantu. Nifuza kuba nashimwa n'Imana kuruta uko nashimwa n'abantu. Abantu bashobora kudashima, ariko Imana iyo yashimye nanjye numva ari ifi. Nifuza kuba mu buzima. Ikindi mbwira abantu, umubano wawe n'Imana ushingiye ku jambo ry'Imana n'amasengesho wagira. Hanyuma gukorera Imana bishingiye ku mpano wahawe. Ushobora gukorera Imana utanakijijwe kuri igikoresho cy'isoni nke, ugahanura uribandi, urya abantu, usambana, unywa inzoga, ugasigara ubwiriza abantu bamwe bakaba bafashwe, ukaba umupfapfa Imana ivugiraho ariko utabanye nayo, ukaba ndetse no muri liste y'abajya kurimbuka. Ariko ntuzishibire gukorera Imana utabanye nayo neza. Birababaje kuba navuga ngo ndi umukozi w'Imana ariko nzi yuko Imana tutabanye nayo neza. Njye nifuza kuba naba umukozi w'Imana nkaba n'umwana w'Imana, ariko nzi yuko Imana mbere yuko njya kugara kuri kamera mbanye gute n'Imana. Uzi yuko uharanire kuba muri ubwo buzima ukirane kuba bakureba nabo batakureba. Ntabwo uvuga ngo abantu barambona, batubwo Imana irambona ite ninjya kubeshya umuntu njye kumuhemukira. Mwemere ikintu ntari bugikore, Imana ntiratukwa. Kandi umuntu akwiye kumbonamo Kristo. Mbese nubwo buzima umurokore akabaye arimo kuruta kuvuga ngo barambona bate. Nivuga gutya, wivuga gutya, Imana irakubona ite niwitwara uko. Nicyo bita kuba umuhamya, nawe ukajya muri liste y'igicu cy'abahamya bo musezero rishya nk'aba Paul, nawe ugasigara nawe ufite iki ubuhamya. Yari message cyeka dutanze na nimero cyangwa ari ikindi ubaza, ariko uvuze ijambo rikomeye ryo mu Filipi. Paul yavuze igice cya 3 avuga ngo kubwo kuronka Kristo nemeye guhomba ibyanjye byose, ubutunzi butagira akagero bwo kuronka Kristo. Ngo nicyo gituma yajyaga hatanirwa avuga ngo ntago ndasingira ku cyo Yesu yamfatiye, ariko ndamaramaza kandi ndakwita ipfusi simpusha. Mbese arimo agaragaza ngo we ari gusingira icyo Kristo yamfatiye. Mani wagira ngo ari gukoresha imbaraga ze z'umubiri, ariko inyota n'ubuntu yagiriwe buri kumusunika gushaka kuba muri ubwo buzima. Guteranya 250 79581919695. Iyo ni WhatsApp ni y'u Rwanda. Hanyuma hakaza guteranya 256 786 8 hari na Airtel bamwe bazi ya mbere, nayo yose zirakora kuri WhatsApp muri iyi minsi. ni MTN ya Uganda n'iya Rwanda. Biba bihindutse bazasiga baba updated. Hanyuma agatabo kanje abashaka kukanguraho buzakanda akanyenyeri mukanguriro ni 20. Nirinda gusaba amaturo nubwo n'abanyemerewe, ariko nanone mu gihe umuntu ashobora kuba yagashatse kugushigikira nabyo byaba byiza.
siko bimeze Robert kuko ushiraho nimero yawe baba bagashatse gutera inkunga intuza dukoresha za MBZ n'ibindi icyo kora ku byumuro simbivuze kugusabira cyangwa ngo ngiye gudide nisabire no gufasha abantu ntago ubutumwa bwiza bukwe kugwa ifeza n'izahabu ubutumwa bwiza bwashigikirwa ariko ntago bukwe guhinduka intego yo gushakamo indamu Timoteyo wa mbere 6:5 ngo harabibwira yuko kubaha Imana ari inzira yo gushaka indamu mucyo cyatuye benshi bagira ubwonko bwononekaye bararikira ubutunzi ariko twakaba tugira umutima wo kunyurwa bifatanyije hamwe no kugira umutima wo kubaha Imana ngo bizana inyungu nyinshi izi nyungu nzibayemo njya kuza muri Kigali mbara itike yanjye cyangwa Imana ikamereza uburyo ariko itike mba ndi kubara ngo Didier mbonye itike yanjye ndi buyikoremo nasubira Kampala kireka kuruta ko natinda Kigali mba ndi kubibara ariko nanone ari igihe usanga rimwe na rimwe Imana ikoze ukuntu hari igihe umwe data ajya nkangira akanyenyeri akantungura we Prosper Imana ijye imuhereza umugisha kabisa uwo mugisha nanjye ndawumusabira kandi nta kazi afite Imana imumpera akazi gafatika mu izina rya Yesu Kristo n'abandi badafite akazi Imana ikabahe yes nawe Robert arige nawe nkandira akanyenyeri ukavuga ngo ongera kwitike Imana iguha umugisha rero icyo saba nuko Imana irushaho kwagura imbago zacu ntitugasabirize kuko gusabiriza biteza inyatsi reka mbisubiremo gusabiriza biteza inyatsi kuko bituma umuntu asigara kwibazaho icya kabiri umuntu bituma asigara agira ngo ushaka kumwishingikirizaho kandi ukwiye kwimika Imana ni Imana dukwiye kwishingikirizaho niba tuzanye mu isi nta muntu ugushinzwe burya nta muntu ushinzwe uretse Imana rero mu gihe ntagize aho muzajya gusabiriza byajya gushaka kandi kazi Imana mwe muri full time muzajya nkumenya ntago uzasaba nanjye mbayo ntasabye ariko Imana mbona urabona ntameze neza yego Imana bampera umugisha reka mfate umwanya mbashimire mwe mwese mwabanye natwe muri iki kiganiro shimire na mugenzi wanjye Didier watuganirije icyo nabaturaho nanjye niyaturaho nuko tugira ubuhamya bufite ibihamya kugira ngo Imana ikomeze twubakire kuzageza igihe tuzahabwa ingororano z'ubugingo buhoraho mwakoze kubana natwe ibiganiro byacu nakagaruka shalom nawe utaha.